umamagara mw'izina uti mwana wanjye ngwino umagakiza k'ubuntu unyuzuza umwuka wawe wansize amavuta kubw'ineza yawe tangira kubaho nanjye nzajya nkuririmbira iminsi yanjye yose kubaho wansize amavuta kubw'ineza yawe tangira kubaho nanjye nzajya nkuririmbira iminsi yanjye yose kubaho ikuru ubuntu bwawe burampagije dukuru 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 ubuntu bwawe burampagije. Yesu ashimwe. Umeze neza, ndabashimiye cyane abashije kuhagera mwakora share n'abandi bakaza bakumva ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni ryiza, ijambo ry'Imana riroza, ijambo ry'Imana rirakiza, ijambo ry'Imana rirabohora. Yanjyewe ni kenshi ni gake cyane gashaka kubaho ntakurikije ijambo ry'Imana, kumvisha ijambo ry'Imana kuko byabaye nk'ubuzima, byabaye nko kurya. Ndabashimiye cyane ababashije kuhagera. Amy Jackson, Imana iguhe umugisha. Gladson Utayisire, Imana iguhe umugisha mwinshi, Imana ibiteho mwese. Urumva indirimbo yanjye, iyi ni indirimbo yanjye nshyashya yindi apariya yandi nababwiye ejo bundi, niyo ngiye nayo mu minsi mike izaba iri kuri YouTube channel yanjye. Ndabashimiye cyane rero, reka dusenge dushimire Imana. Ndumva umutima wanjye wuzuyemo gushima, gusingiza Imana. Ntabwo mushaka kubyumva, ndumva nezerewe cyane, mfite ibyishimo mu mutima wanjye, ariko ntekereza ko nabyo nifuza ko namwe twabipartaja. Burya hari igihe umuntu aba yishimye atabivanye ku mpamvu iyo ari yo yose, umwuka wera akaguha kwishima ko wabikenewe. Prince Vivien, ndagusuhuje, Imana yo mu ijuru kwiteho, iguhe umugisha. So reka dusenge rero dushimire Imana. Data wa twese, Mana nziza, Mana y'amahoro, Mana y'icyubahiro, Mana y'urukundo, ndagushimye cyane, ndaguhimbaje kubw'isanzira y'umugisha. Ngushimiye ko uduhaye uyu mwanya wo kuganira ku ijambo ryawe. Ni ukuri ntabwo byari kudukundira kuko imbaraga zacu, kuko ni kenshi twagiye tubigerageza ntitubishobore, ariko ndagushimiye ko ubinshoboje. Ntabwo ari kubw'imbaraga zanjye pe, niyo mpamvu n'umutima wanjye unezerewe ko ari byinshi nkora nshobozwa nawe, atari kubera ubwenge mfite, atari kubera ubwiza cyangwa ubuhanga, ariko kubera ubuntu bwawe n'impuhwe zawe. Ngushimire n'ababashije kuhagera bose, baciye mu bintu byinshi bitandukanye, intambara zitandukanye, ariko Umwami Yesu Kristo wabashoboje. Iyo umuntu abasha no gufungura telefone akayireba, Yehova wamugiriye neza. Ni ukuri ni uko aba akiri muzima. Reka bumva rino jambo ryo bose ribabature, ribakomeze, buzure ibyishimo by'umutima, buzure amahoro, kandi buzure intsinzi. Mu izina rya Yesu Kristo ndagushimiye cyane Yesu, amen. Mahoro Jean de Dieu, Imana iguhe umugisha. Gatera Alex, Imana iguhe umugisha. Uyu munsi rero nifuje kubaganiriza ku kintu abakristo benshi bazi, ariko abatari abakristo ntacyo bazi, ntabwo baragihishurirwa. Bacyumva mu muhanda, bacyumva ubona bumva ngo abakizwa, abarokore,
rimwe na rimwe ugasanga kubera iyi si ifite kwandura kwinshi ntabwo wumva umwimerere wo kuba umurokore icyo ari cyo. Ariko njyewe kubera ko ntari ubuzima nabayemo ntakijijwe nkabamo n'ubundi nkijijwe, naje kumenya itandukaniro. Iryo tandukaniro nabonye rero niryo nshaka kubaganiriza. Muza titire y'ibyo ngiye kubasobanuriraho kubaganirizaho iravuga ngo kuki ari ngombwa gukizwa. Ya umuntu wese uzi ko Kristo, for example nk'ubu turabura iminsi ingahe, turavenda uyu munsi, harabura iminsi 3 ngo twizihize Noheli. Ni byiza ko tuzajya twizihiza Noheli tuzi agaciro kabyo, icyo bisobanura. Kera tukiri abana baratwigishaga ngo ni akana Yesu kavutse, bakatubwira ngo Mariya ngo na Yosefu ngo babyaye umwami Yesu, ngo Mariya twarurinda y'umwuka wera. Ubwo urumva ibyo byose ni amayobera bitewe no muri Sunday School ukuntu twagiye tubyiga, muri gatigisimu mu kiliziya bakabitubwira rimwe na rimwe ntitubisobanukirwe. Njyewe byarambabaje ko nko muri 2012 najyaga nibaza buri muhango wose twakoraga mu kiliziya simusobanukirwe, nkajya nibaza icyo njya gukorayo, ariko kubera ko ariho twe twarakuriye nkaba oblige yo kujyayo. So wenda hari abandi bameze nkuko nari meze, hari n'ababisobanukiwe babizi neza kuko agakiza Bibiliya iravuga ngo Kristo mbere yuko azanga agakiza kazaba karavuzwe ahantu hose, kazaba karavuzwe ivuga ngo karimo karavugwa ahantu hose, nta n'ahantu karimo gasiga. Noneho hari ikindi kintu cyabaye nk'ubu habaye ibya covid, abantu bafunguye amaso cyane kurusha uko bumvaga ngo haraba intambara muri za Afghanistan, habaga intambara hehe nayo hakaba intambara, ugasanga abantu ntabwo babyitaho uko bitatugeraho, cyane cyane ndavuga igihugu cyacu. Niyo n'iby'imbwiriza mu Kinyarwanda ivanga abanyumva ni Abanyarwanda cyangwa Abarundi, bisobanura ko rero muri uru Rwanda rwacu wenda n'ahandi ntazi, iyo bumva izo ntambara zibera mu bindi bihugu babona bitabareba. Ariko umunsi corona yaje abantu bose batangiye kwibaza ibyo ari byo, batangiye no kwibaza ngo Imana iri hehe. So rero uyu munsi naje kubaganiriza ngo gukizwa ni iki, kuki ari ngombwa ko dukizwa. Impamvu ya mbere ari ngombwa ko dukizwa, tugomba no kubanza tukamenya impamvu Kristo yaje. Ariyo mpamvu twizihiza za Noheli, twizihiza za Pasika, tugomba kumenya impamvu Kristo yaje kuri iyi si. Niyo mpamvu tugomba no kumenya impamvu tugomba gukizwa, sibyo? Wambaza uti anje kuki wicaye aho, nuko ndi kubwiriza. Buri kintu cyose kiba gifite impamvu. Kristo nawe yaje ku isi kugira ngo amenyekanishe agakiza k'umwana Imana, sibyo? Kristo yaje ari umwana, biza no kugirana napfa, byose bifite simboli icyo byasiguraga nicyo byasobanuraga. So ntabwo ari ibintu byaje rero ngo tujye tubiserebura ariko tutabizi, kuko ni kenshi nanjye na celebrate Noheli, celebrate Pasika ariko ntabizi, kandi nari mukuru. No 2012 sinari mukuru, nari mukuru. So rero Bibiliya mu Baroma 9 mu Baroma 11-9 havuga kwatura agakiza, kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza. Impamvu ari ngombwa gukizwa nuko tugomba kuva mu buzima bwa Adamu. Ngo nuko Bibiliya iravuga ngo Imana irema Adamu ngo imuhumekeramo umwuka, irangije ngo umwuka w'ubugingo buzima. Niko Bibiliya ivuga ngo umwuka w'ubugingo mu ntangiriro umuntu aremwa, ngo imuhumekeramo umwuka, ngo umwuka w'ubugingo buzima. Urumva ngo umwuka w'ubugingo buzima. Umwuka w'ubugingo buzima rero ni ubuzima nyine, c'est la vie, ni la vie, life, nicyo yamuhumekeyemo. Ariko Kristo aje, niyo mpamvu ngo Adamu wa mbere yarananiwe, haza Adamu wa kabiri. Kristo aje we yaje kuduhumekeramo umwuka w'ubugingo buhoraho. Murabyumva? Umwuka w'ubugingo buhoraho nuvuga ngo c'est la vie éternelle. Niba tuvuga noneho hari ukuntu Bibiliya ivuga ngo tureme umuntu ase natwe, niko Imana yavugaga, yabwiraga abandi bantu bari bari kumwe nawe, sinzi niba ari abantu, ariko yavugaga ngo noneho uyu muntu ahindutse nk'imwe muri twe igihe yamenyaga ikibi n'ikiza. Nuvuga ngo yivugaga mu bwinshi yari we Umwuka Wera n'Imana, kuko bitangiye uvuga ngo mwiremwa, ngo Umwuka Wera yagendagendaga, bivuga ngo Umwuka Wera yarahari. Mu Migani igice cya 8 Kristo akivuga ngo mwiremwe Uwiteka yarangabiye. Muri murabyumva ko Kristo ajemo n'Imana babaye batatu. Noneho bavuga ngo tureme umuntu, avuga mu bwinshi ngo ase natwe. Bamurema mu ki? Ngo bamurema mu gitaka, ngo bamuhumekiramo umwuka w'ubugingo buzima. Wari umwuka w'ubuzima,
umwuka w'ubuzima lavi, ariko Kristo aje azana umwuka w'ubugingo buhoraho. Niyo mpamvu birivuga ngo biratangaje cyane ngo kubona umwami Imana ngo ati icyubahiro cye, biri muri Timoteyo, ngo akaza ngo akambara umwenda w'abantu, kwari ukugira ngo Kristo aducungure mu buryo bw'umwuka. Nibyo rero bita agakiza, ibyo bita gukizwa. None biravuga ngo ni watuza akanwa kawe ko Yesu ari umwami, ukizera ko umwami Imana yamuzuye ngo uzakizwa. Gukizwa rero katange nk'urugero rworoshye. Urabona ko turi mu Rwanda, iyo batwara muri Metroat, ariko ugeze mu Burundi, mu Bugande batwarira mu ibumoso. Siko bimeze. Bivuga ngo gukizwa uva mu gihugu kimwe ukajya mu kindi, uva mu isi y'umubiri ukajya mu isi y'umwuka wera, ukayoborwa n'umwami Imana. So ibyo biroroshye kubyumva nk'uko bivuze, ariko gukizwa ni ukwakira Kristo nk'umwami n'umukiza. Impamvu nari mvuze mu ntangiriro ngo ase natwe gusa n'Imana ni ugusa n'Imana mu mwuka. Ni nayo mpamvu yavuze ngo ni ubugingo buzima, ariko Kristo waje atanga ubugingo buhoraho, ni ubugingo buri nyuma y'urupfu. Ni ukuvuga ngo aka gakiza katugirira umumaro mu ntambara z'iyi si, ariko twazanava no muri iyi si tugakomezanya nako, kuko twahindutse gusa n'Imana mu mwuka. Sinzi niba ndi kubivuga neza, sinzi ko nabisobanura, ariko ndumva ndimo ndabyumva, uko natekereza ko murimo murabyumva. Ni ukuvuga ngo ku bwa Adamu, Kristo nako ku bwa Adamu umuntu nyine yabeshwagaho no kwitwara neza ku mategeko, ariko ku bw'umwami Yesu amategeko yaje kwandikwa mu mitima yacu. Ni ibintu biri spirituel. So rero iyo ukijijwe uhindura ubwami, iyo ukijijwe uhindura ubwami, uva kuri Adamu ukajya kuri Kristo. Sinzi niba murimo murabyumva, sibyo? Niyo mpamvu habaye ngombwa ko Kristo aza ku isi akitanga, akadupfira, ibyaha akabyambara, noneho akatubyara bundi bushya. None ahangaha noneho bavuga ngo twahindutse abana b'Imana. Niyo mpamvu ndabyuka muri Sunday School nabwo twakunda gusubiramo cya cyanditswe kivuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, ngo nicyo cyatumye itanga umwana w'ikinege, ngo kugira ngo umwizera wese, kumwizera niryo pfundo ry'agakiza, ngo ataribuka, ngo ahubwo ahinduke umwana w'Imana. Ngo si ku bushake bw'umubiri. Wumva mu bushake bw'umubiri bwari ubwa Adamu, bwari ubwa mbere, ngo ahubwo ni ku bushake bw'umwuka. Ni ukuvuga ngo turi abana b'Imana mu mwuka. Iyo rero watuye ukavuga ngo uyu munsi nizeye ko Kristo ambere umwami n'umukiza, uvuye mu bwami bundi ugiye mu bundi bwami bwo kuyoborwa na Kristo. Turabyumvira.